wa nyuma umuntu birangira yinywera no ku kayoga, yisambanira, yikorera ibyaha, agaheruka iby'umubiri. Niyo mpamvu biravuze ngo muri abapfapfa mutyo, mutangize iby'umwuka, nimurangiza muheruke iby'umubiri. Ubwo ni ubupfapfa cyane, ni ubupfapfa. Umwuka sinzi impamvu yanshyizeho iri jambo ku mutima. Biragaragara ko umuntu nkurikiye muri batanu ntihaburamo babiri ritsinda, ko ushobora kuba urimo ugenda umanuka ukura nk'isabune mu yandi magambo. Ibaze kweri kuba ushoje nabi ari bwo wari ugeze igihe cyo kubona Imana ifite amatsiko yo kukubona uyikorera waranabaye umukire. Ari abantu bakiranuka, ari abakene, bagasenga bakegera imbere y'Imana. Ko nkita agakiza k'imibabaro, hari ubwoko butatu bw'agakiza njya nigisha n'icyigisho cyitwa agakiza. Harimo ubwoko bw'agakiza, ari agakiza k'imibabaro. Agakiza k'imibabaro rero abenshi iyo ikize baragwa. Ugasanga umuntu nimba ari mu gihe situation mbi y'ibibazo, y'ibigeragezo, Yesu we arasenga ibyumba by'amasengesho, aho umuhanuzi arabahazi, Imana agira gutya yakunamura icumu, yaguhereza umugisha, yakuzamura, watabarwamo gakeya, wakwikoza hanze, wagaruka ifaranga ryatangira kuza, wakura imodoka utangiye kwegama, inzu utakishyura ubukode, reka konti amafaranga ariho, abana batangiye kumera neza ku mashuri, ukabona umuntu araguye ukabona umuntu abivuyemo. None uri umupfapfa gutyo mu rwego utangiza iby'umwuka ugaheruka iby'umubiri. Ni bibi. Bibira ni kwabajije. Uri umupfapfa gutyo mu rwego utangira ukizwa ugasoza ugwa. Bakunze b'ijambo ry'Imana, abo Yesu yagiriye neza, Imana wo mu ijuru ibahereze umugisha mwinshi cyane. Umuntu wese ugeze hano yiyumvemo ikaze kandi agubwe neza. Icyo wifuza cyose Uwiteka akiguhe, kuko Uwiteka ni intwari mu ntambara. Ushobora kuba uri kudukurikirana utari muri situation nziza, Uwiteka akugirire neza, ahindure ibintu byakugoye, byanze guhinduka bihinduke. Nimba kandi uri kunkurikirana uri mu nzira ugenda ugereye amahoro, urwaye ukire, byagucanze, Uwiteka arebe ukuntu abigenza, kuko hari umuririmbyi waririmbye ngo izatugira ukundi kuntu. Hanyuma ugeze hano aribwo bwa mbere wiyumvemo ikaze cyane, kandi usige ukanze subscribe kugira ngo inyigisho, amasengesho, ibintu byose bibera hano bijye bikugeraho bitakugoye. Uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu mpande enye zacyo, umugisha w'Imana ukuzeho cyane. Ushobora kuba urimo nkurikirana aho muherereye ku isi hose, Imana ibarebe neza, kandi ikiganza cy'Uwiteka kigumye kubabaho cyane. Imana ibaho umugisha. Yewe mukurikiye, nitwa Nyirabagenzi Alice, Mama Lionel, umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu. Ukuboko kw'Imana kubane namwe, kandi muri uyu mwaka uzagire intsinzi mu buzima bwawe. Ikintu cyose uzagerageza gukora kizemere. Ndagira ngo dutangire dusenga Imana, hanyuma nidusoza turumva ijambo ry'Imana. Mana ishobora byose, ndagushimiye cyane kuko uri intwari mu ntambara. Ukuboko kwawe ni kwiza cyane, nta nubwo kwaheze ngo unanirwe gukora, n'ugutwi kwawe ntikwapfuye ngo unanirwe kumva. Uri Imana ihagurutse, kandi nta muntu uzakwicaza. Uhagurutse kugirira neza uyu muntu, kandi ugiye kubahaza ibyiza by'ahera. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro, kandi ukuboko kwawe kwiza kubane n'umuntu wese ugeze hano, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu abahereze umugisha cyane. Nagira ngo tuganire amagambo y'Imana ari ku mutima wanjye, n'amagambo dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya, igice cya 3, turasoma umurongo wa 3. Nta kibazo. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 3 haravuze ngo muri abapfapfa mutyo, mwatangije iby'umwuka, none mubiherukije iby'umubiri. Niko Bibiliya bivuze. Ni amagambo ariho utubazo, hariho utubazo. Utangiye neza igice cya mbere
bagenda bakwereka imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka, uze kuhasoma, ariko kubera ko ari umurongo nashakaga niwo nsomye, ariko nuza gusoma uhereye hejuru urahasanga imbuto z'umwuka n'imirimo ya kamere. Uyu murongo ukabaza ngo muri abapfapfa mutyo, mwatangije iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Aba ni Abagalatiya babwirwaga, ariko ubu noneho ndi kubwira abantu mutuye muri iyi si, abantu muri kunkurikirana, ni mwebwe iki kibazo, ni twebwe turi kubazwa icyo kibazo. Mwatangije iby'umwuka none muheretse iby'umubiri. Ari kera n'abapagani b'Abanyarwanda bajyaga batukana ngo uragaheruka ububi, igitutsi kibi cyane. Gutangira ukize, hanyuma wagira nko mu myaka 30, 40 bikagucanga, ugakena, gutangira uri umubosi ukaza gusoza uhingira ibijumba. Kandi umuntu uri hano, Imana izakurinde icyo kintu, izakurinde gusoza nabi, izakurinde gutangira neza ngo usoze neza. Abagalatiya rero hariho ijambo rivuga ngo ni abapfapfa. Ni abapfapfa mutyo, umuntu utangira neza agasoza neza, ubundi biba ari n'amahitamo yawe. Gutangira neza ugasoza nabi ni ikimenyetso cy'ubupfapfa. Hari igihe umuntu yinjira mu rusengero akabatizwa, akagira ububyutse bwinshi. Yesu we, niba ture ranshawa majoro gutabaza, kuwa mbere icyumba, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ahantu hose agakora umurimo w'Imana mu rwego rwo hejuru, afite ububyutse bwinshi, aryama asenze, mu gicuku akicura agasenga, ku manywa agasenga, yajya no kurya akantu kose agasenga, ukabona rwose ibintu ni sawa, akabishyuhamo, agakora mariage, afite ubwo bubyutse. Indambere yazajyamo bikamanuka gakeya, gutyo, ya kabiri gutyo, kugeza ubwo ku munota wa nyuma umuntu birangira yinywera no ku kayoga, yisambanira, yikorera ibyaha, agaheruka iby'umubiri. Niyo mpamvu biravuze ngo muri abapfapfa mutyo, mutangize iby'umwuka, nimurangiza muheruke iby'umubiri. Ubwo ni ubupfapfa cyane, ni ubupfapfa. Umwuka sinzi impamvu yanshyizeho iri jambo ku mutima. Biragaragara ko umuntu nkurikiye muri 5 ntihaburamo 2 ritsinda, ko ushobora kuba urimo ugenda umanuka ukura nk'isabune mu yandi magambo. Ibaze kweri kuba ushoje nabi ari bwo warugeze igihe cyo kubona Imana ifite amatsiko yo kukubona uyikorera waranabaye umukire. Ari abantu bakiranuka, ari abakene, bagasenga bakegera imbere y'Imana. Ko nkita agakiza k'imibabaro, hari ubwoko 3 bw'agakiza njya nigisha n'icyigisho cyitwa agakiza. Harimo ubwoko bw'agakiza, ari agakiza k'imibabaro. Agakiza k'imibabaro rero abenshi ikize baragwa. Gasanga umuntu nimba ari mu gihe situation mbi y'ibibazo, y'ibigeragezo, Yesu we arasenga ibyumba by'amasengesho, aho umuhanuzi arabahazi, Imana agira gutya, yakuna muri icumu, yaguhereza umugisha, yakuzamura, watabarwamo gakeya, wakwikoza hanze, wagaruka ifaranga ryatangira kuza, wakura imodoka utangiye kwegama, inzu utakishyura ubukode, reka konti amafaranga ariho, abana batangiye kumera neza ku mashuri, ukabona umuntu araguye ukabona umuntu abivuyemo. None uri umupfapfa gutyo mu rwego utangiza iby'umwuka ugaheruka iby'umubiri. Oya, ni bibi. Bibira ni kwabajije. Uri umupfapfa gutyo mu rwego utangira ukizwa ugasoza ugwa. Ndi gutekereza aya magambo, hari umugabo umwe witwa Samusoni, nawe yatangiye neza cyane, arakora mu masezerano Imana yavuze, kuko Imana yamuvuzeho, nubwo mu buhanga bwinshi bigaragaza ko ariyo misiyo y'Imana ku isi, ariko ari mu bantu bakoze pe, barakora neza, bica Abafilisitiya, bakoresha umusaya, bica abantu 1000, barandura inzugi barazizamukana, datawe batwika imyaka y'Abafilisitiya, bayandika amateka. Ariko ku munota wa nyuma akubitana n'umugore, aramwagaza Delila gake kugeza ubwo amunogoye amaso, kugeza ubwo bamufunze, kugeza ubwo apfanye n'Abafilisitiya. Ari nawe ubyisabiye ati
imbaraga gusa aka kanya mporera amazombe abafilisitiya mfane nabo. Nawe gusoza kwe hajemo akantu katari keza. Kandi hari umunyarwanda kera waririmbye ngo waba usize nk'uruki imusozi. Muri abapfapfa gutyo mu rwego mutangiza iby'umwuka mugasoza iby'umubiri. Ese ubu wakubaza ikintu cyatumye ugwa? Wigishije igice, uba pasitoro, urabatiza, urasezeranya, wigisha abantu ibyaha, urabibazinura. None kweri mu myaka yawe y'izabukuru wari ugiye kujya uryama ukarota ukavuga icyo Imana ivuze. Uraguye mu rwego unywa inzoga, mu rwego usambana, mu rwego ukora ibyaha, mu rwego ukora amanyanga. Ku myaka yawe twari tugutegerejemo gusaza neza, none nawe ubaye umupfapfa gutyo mu rwego utangiza iby'umwuka ugaherutsa iby'umubiri. Muri abapfapfa gutyo niko Bibiliya yabajije. Niko birabajije. Muri abapfapfa gutyo. Hari igihe kimwe Mose yagiye abadekuraje, Imana amubwira iti kubite ku gitare rimwe Abisiraheli banywe. Yarangiza agakubitaho kabiri, agashyira ijambo rivuga ngo ngaya amazi mbahaye. Ubwo nawe yatangiye kugira akantu ko gucogora. Ariko Imana irebye uburyo agenda acogora, irabyikemurira iti reka ntukena nakwihambira nta n'uzamenya aho nagushyize. Gutangiye kuzanamo utuntu tudoze tw'ubupfapfa, ubupfapfa. Kandi ubupfapfa butangira gake. Nkubwira ubupfapfa butangira gake, aho utangira gukora ku mabere yabo udirija cyangwa yabo ubereye perezida wa korali. N'urugero bitangira gake kandi buryo imbeba y'irya umuhini bisotera isuka. Uwo ni umugani w'Abanyarwanda baca imbeba y'irya umuhini ibigenda gake isotera isuka. Ubupfapfa buza gake. Basanga umuntu n'umukobwa arakareka sinakubwira mu ikorasi, mu kuririmba, mu gusenga, mu gukora imirimo mu rusengero, mu gukora ibishoboka byose. Ariko kidogo ukajya kubona akazi abonye umushahara wa mbere uramumanuye, kwezi kwa kabiri umushahara wa kabiri umumanuye gake, kwezi kwa kane gatangira n'imbambaraga birebire arazamuye, kwezi kwa gatandatu ararebye reva ariho n'abantu yakira. Tigewe ntabwo nkwiye, ubwo ndivugira bene wacu abapena. Tigewe nkurikije urabona biro ndimo abasirimu nakira bisaba ko umusatsi kata hariya undi nkawukata hano, hanyuma nkashyiraho uduherena nkimakiya rwose mu rwego rw'akazi kanjye mubona akira. Urimo uramanuka hajemo akantu k'ubupfapfa. Iby'umwuka birimo biragenda bigushiramo gake. Ugiye gusoza nabi watangije iby'umwuka. Muri abapfapfa gutyo mu rwego ugiye gusoresha iby'umubiri. Niko ijambo ry'Imana ryabajije. Icyo ni ikibazo kandi cyumvikana. Abantu mwese murashaka kwigira Abagalatiya, sinzi impamvu. Abantu mwese mu Abagalatiya mwatangije iby'umwuka muheretse iby'umubiri. Bamwe muti gusenga kuba ari ugukabya, iyo wasenze cyane urayoba. Ntabwo ubwo bupfapfa bwatangiye akadoze kinjije. Abandi bati reka ibyo ni ibintu bijya biciriritse rwose. Hari abantu baba bazi ko ibyo bintu byo gusenga cyane ngo ni ibintu byo kwiteza Imana ngo ikubuze ngo bibe ikibazo. Imana ikeneye ko abantu bayo winjiye mu byayo rwose pe, kuraje, nta gucika intege. Reka gutangiza iby'umwuka ngo usoze nabi. Wisoza nabi watangije iby'umwuka none uherutse ibyo umubiri. Byibuze ntunagize amatsiko yo kuzagera muri gakondo y'abera ngo uryame mu gituza cya Aburahamu. Uwiteka avuga ati nimuze mwinjire mu munezero wa so, mwicare buryo bwanjye. Urashwase n'imvune wavunitse. Oya, reba nk'imvune wavunitse. Reba imibyizi watanze please. Reba imibyizi watanze mu nzu y'Imana, makorari waguriye ibyuma, insengero warubatse, manifomo, imibyizi washyizemo ya repetisiyo, amasengesho. Reba imibyizi warunze mu nzu y'Imana, ariko urayisize uragiye. Nagira ngo nkebure n'abantu bagiye mugaruke mwisoza nk'Abagalatiya. Abantu mwagize intege nke, mukagira ibikomere by'ababayobora, mukagira ibikomere by'abo mubana, mukagira intambara zikaze, mukaba mwaratangiye neza, mukaba mutangiye gusoza nabi. Nimugaruke byibuze mwiyongeremo imbaraga y'ubutwari, mureke gusoza nabi. Mwatangije iby'umwuka
none muherutse iby'umubiri muri abapfapfa gutyo. Imana itugirire neza cyane, kurinde kwitwa umupfapfa utaza kugira aho ikujyana mu ishyamba nyabuna ukajya kurisha nk'inka, ukajya gusimbura Nebukadinezari. Kandi hari abantu Imana ijya ijyana nubwo itabagaragaza ko ari ishyamba bashyizemo, kagukubita igihano ukagenda ukifuza na miti ukayibura, ukagenda ukifuza n'icyayi ukakibura. Edayeri ubwo arangije kugucomeka mu ishyamba, nuko kibura no kuba mu nyamaswa, no kugira inzara nk'iz'igikoko, ni ukwibera mu ishyamba. Ubwo kandi Imana iba yakujyanyeho kuri sisiteme kubera kuyinanira. Hari abantu munanira Imana mu rwego Imana uyinanira neza ikakujyana hariya hantu, ariko ntabwo nayo inezezwa no kubabaza umuntu. Ntabwo yarakubwiye mwatangije iby'umwuka none muherutse iby'umubiri gutya. Hari umugabo umwe wakoze neza cyane witwa Enoki, agendana n'Imana kugeza ubwo Imana iza kumusura. Enoki Imana ije kumusura igira gutya, Enoki arayiherekeza bagenda baganira, ibwira uburyo yakoze umurimo w'Imana, yitwaye neza imyaka ingana gutyo, Imana igakora imirimo, igakora ibitangaza. Agenda avuga urugendo yagize, vuga butumwa yagize, uko byagiye bimugendekera. Imana itita ukomerezaho uze twigendere. Enoki Imana imujyana mu ijuru adapfuye. Rero asoza neza. Umuntu wese unkurikiye hano ndifuza ko ugira usoza neza ibyo watangiye. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Inzira watangiye wiswata, wisoza nabi. Twerekeje ku musozo, ndagira ngo nze dusenga Imana. Nkubwira wowe waguye ugasubira inyuma bitewe n'impamvu ntazi, nagira ngo nkwinginge kubwira ijambo, uce bugufi ubwira Imana uti ndatsinzwe koko, nsanze nari naratangije iby'umwuka ngiye gusoza nabi, gucire bugufi umpe imbaraga nkomeze. Hanyuma wowe ubirimo ubwira Imana uti Imana undinde kuzasoza nabi, naratangiye neza. Mwambare imbaraga tugende, niko umuririmbyi yaririmbye ngo mwambare imbaraga tugende, abasirikare ku rugamba nimukarutinye we, Yesu abari imbere, bwoko bw'Imana we, mwese mukwese inkweto. Ndagira ngo dusenge Imana mu rwego rwawe, mu cyubahiro ugomba, uce bugufi ubwira Imana uti Imana nubwo ntarasubira inyuma, ariko undinde gusubira inyuma, undinde gusoza nabi, undinde kugira amateka mabi narabanje ameza, undinde kwandika izina ribi naranditse izina ryiza. Usaba Imana ikugirire neza, Imana igufashe kandi ikugirire neza. Ndagira ngo kandi wowe wari waraciwe intege n'umuntu, shyiramo imbaraga ubwira Imana uti Imana Nyiringabo nkugarutseho noneho sinzongera kuzimira. Ushyireho n'indahiro. Hari abana b'abahungu mu kibaya cya Dura bavuze ati twebwe ibi twanabipfira. Kuba twaratangiye tuvuga Imana ya Isiraheli, tuvuga ishobora byose, kuba twaratangiye tuvuga gukora kw'Imana no kugira neza kw'Imana, kuba twaratangiye ibi bintu tubyigisha abantu, tubikundisha abantu, iyi Mana tuyikundisha abantu, ntabwo bivuze ko tugeze ahantu twayihakana. Aho kugira ngo tuyihakane, twe turanabipfira, ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza ntabwo tuzapfukamira iki kigirwamana Nebukadinezari yabaje. Nawe utadukiza. Bivuze iki? Geraho wapfira ibi bintu kugira ngo usoze nabi. Ibintu wahisemo ntacyo bitwaye. Geraho wanabipfira uvuga uti ibi bintu Imana yanshizemo nzakoresha uko nshoboye mbe nanabipfira, ariko sinzasoza nabi, sinzaba umugaratiya, sinzatangiza iby'umwuka, nindangiza ngo soreshe iby'umubiri. Mana ikugirire neza cyane, iri jambo rigufashe, rikugera ku mutima, kandi niwumva iki cyigisho cy'ukuryoheye cyane ucyoherereza umuntu. Birashoboka ko hari umuntu uzi wari utangiye gucika intege, wari utangiye kubigendamo nabi, birashoboka ko ahari. Ndakwinginze mu butware n'ubushobozi Imana yaguhaye,
umuhe iki cyigisho kiramusubizamo izindi mbaraga. Reka dusenge Imana. Mana nyakubahwa, ndagushimiye kubw'ubutumwa butambutse. Hariho bamwe bari baratangiye neza ariko bageze hagati barashidikanya, bagera mu gikombe cy'ishidikanya. Mana, bahinduka abanyamurya ijya nino, banahura n'abanyamurya ijya nino. Bamwe bahura n'ikigare kibabwira ko gukizwa ari ubuginga, ari uburezi. Bamwe batangira kwibaza ibyo bagiyemo ko bishobora kuba ari iby'injiji, bakubitana n'igikombe cy'ishidikanya. Mana, ariko ijambo ryawe riraje ribagezeho. Ijambo ryawe ribagezeho kandi twese riratubwiye ngo ntituzasoze nk'Abagalatiya. Shyigikirira ijambo ryawe urikurikirane. Haleluya. Iri jambo urikurikirane kandi Uwiteka Nyiringabo, umuntu wese wari waracitse intege umuha imbaraga, agira imbaraga, asoze neza, ntasoze nka Hezekiya wongerewe imyaka 15 yo kubaho, nyuma agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Uturinde gusoza nk'abo bagabo, turinde gusoza nabi, ahubwo uduhe gusoza neza. Uturinde umwuka w'Abagalatiya winjiye mu nzu y'Imana, umwuka w'Abagalatiya winjiye muri za korari, umwuka w'Abagalatiya winjiye mu bagabo n'abasore. Uyu mwuka ndawunetralije mu izina rya Yesu. Abantu batangiye neza bakira aka kanya imbaraga zo gusoza neza. Urakoze Nyiringabo, ndagushimiye kubikorera kwiyubahisha. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Shalom, shalom. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mwese ibe bidashira. Amen, amen.